Kivu by'umwihariko hano muri Plaine de Ruzizi. Bwana Mr Navigation waramutse neza? Yego waramutseho nawe bwana Kedi urekeye rite? Yes, bukeye neza cyane, ariko kandi wabibonye ko abaturage bahitwa Kiriba baraye icyo bita coup de bar, icyo bita isasu ari isasu cyane, baraye mu mitima yavuyemo, no kuvuga irira sasu ryabatunguye. Ni birometero ntacyo komeza. Yego, ni birometero 16 aho bita Kiriba kuba winjiye mu mujyi wa Uvira ku munsi w'ejo, ubwo nari ndi muri ziriya access za Katogota. Wumvise ko niyamiriye nyuma yo kubona icyo bita ibikoresho biremereye bya M23 byariho bijyanwa muri kiriya cyerekezo n'ubundi cyane cyumvikanamo icyo bita imizindaro. Bwana Byamungu, rero tugiye kugaruka kuri Uvira cyane. Nabonye abagore b'abasirikare batangiye gufunga imizigo hakurya i Burundi, naho ni nako bakubwira ko indege iri kugwa mu masegonda indi gahaguruka. Bakubwira ko ukugwa kw'indege kudasanzwe no guhaguruka muri kariya gace ka Bujumbura kuri Merekero Ndadaye rwose ngo biri kuba ku kigero kitari gisanzwe. Turaza kureba ikibihatse cyangwa se ikibyihisha inyuma, ariko kandi ubu tuvugana force z'abarundi kuva ku munsi w'ejo Byamungu ziri gutaha mu mahoro. Noneho ntabwo bikiri icyo bita rumeri, ntabwo bikiri muha, ziri gutaha ariko ntacyo komeza n'ingingo z'ingenzi zigize ya makuru kuko hariya ntafiteho gushidikanya. Okay, wafite gushidikanya, ariko icyo nakubwira nuko ingabo za FDNB zivanze na FDLR byagezaho ziri guca no hafi cyane n'ingabo za M23 ntizirase. Nikikwereka ko nyaboneka iyo nyiri umuringaje twakunze kubibabwira ubu kwiye gutega ukuboko bwana Byamungu. Imvugo ni ikinyarwanda cyane, ni ikinyarwanda, ariko ibaze nawe niba FDNB irimo itaha igiwabo, FDLR iri kujya hehe kandi kuri kunyoroshanya? Shida ni za mingi, tugomba kuba tubirebera hamwe. Ariko kandi bakunzi b'Amapendo TV, mbanze rwose mbasuhuze n'abifuriza kugira igitondo cyiza. By'umwihariko nsuhuze cyane umugabo wita Dr hano mu karere ka Rubavu, nsuhuze Pastor mwenyewe ndagusuhuje. Ariko kandi ni nako dutera yambo mwebwe mutwumva muri mu karere ka Musanze, birumvikana ko ari mu majyaruguru y'igihugu cyacu cy'u Rwanda. Nsuhuze abarimo abatwumva bari mu Kinigi. Mu Kinigi nabo nyira ahantu heza cyane buriya, nkunda ko basuhuza abataramu baho, hamaze kuba imahanga. Nizere ko abo mu Kinigi namwe mwamaze kuba mutera agatebe, mugiye kuba mukurikira icyo bita current situation iri muri Uvira. Ariko kandi abatwumva bari za Gakenke, abatwumva bari za Rulindo, mwumve ko rwose Mapendo TV tubakunda kandi tubatera yambo. Mu mujyi wa Kigali birumvikana rwose, mu mutima w'u Rwagasabo, nizere ko namwe mumeze neza cyane. Mutara mu Rubangisa ndagusuhuje, n'abandi benshi baba twumva bicecekeye hariya mu mujyi. Ariko kandi iburasirazuba ndabizi ko mutwumva Nyagatare, Rwamagana, Kayonza ndabaramukije. Nsuze cyane umumama bita Mama Kabange Side mu majyepfo y'u Rwanda, nabo baratwumva neza cyane. Abantu bari za Muhanga, abantu bari za Huye, abari Nyaruguru no mu bindi bice bigiye bitandukanye, rwose tubahaye ikaze kuri Mapendo TV. Kudasuhuje abo uherereyemo hano aho bita muri Bugaramase, muri Plaine de Ruzizi. Reka mbasuhuze abantu bo kuri Simerwa, nabonye hari ikipe y'umupira w'amaguru ibize rero ku kigo twagiye kureba na Ruhago. Suze cyane hirya gato yanjye mugabo kinyegeje uciye hano Ruhwa. Nizere ko mumeze neza cyane, abari ku rya kabiri, abari ku rya gatatu umanuka mu Binyange. Nizere ko rwose ejo bundi bitari kera ndajya mbapepera rwose mbegereye, kuko ibintu byahinduye isura. Ibintu byahinduye isura, nta kitagira iherezo. Ngaya nguko ni Mapendo TV igutera yambu uri ku mugabane w'Uburayi, nawe kandi twumva uri ku mugabane w'Amerika rwose na Aziya. Mwebwe mwese rwose mwahise gukora sabone, kwiyabonesha kuri Mapendo TV, ni tayari tubateye yambu. Hanyuma bwana Byamungu, Mapendo TV umwihariko, umwanya wo kuryongora abari hafi ya ntawo. Reka duhita twanzika n'inkuru zacu zo muri iki gitondo, aho cy'ingenzi tuba tugomba kubwira abantu ngo niki kigezweho maginga ya bwana Byamungu. Ku munsi w'ejo wabonye ko ubwo twe turi haraza Katogota, narakubwiye ni nyamara hano
hamanutse imodoka ubona ko abasore bazirimo ntago bimutse. Ni kuko iyo baye bimutse ubundi biranga umusirikare wimutse ukwiye kumubonana isaso urukumva, ukamubonana ibintu bya peke ndavuga ibikapu, ukamubonana ibintu bijyanye n'amajerekani n'ibiki n'amabase. Ariko ingabo nabonye ku munsi w'ejo ibyo ntabyo zari zifite. Wabonaga byibuze ikintu afite kiremereye ni box y'amasasu tuvuge nk'iy'amashini gun, ukabona ikindi kintu afite kiremereye ni n'amakopra ya nuza ya RPG yashize muri ka peke kare. Ubwo ikintu uhita wibwira uhita wumva ko bari muri bagiye kwasa umuriro, fighting formation. Irani fighting formation. Urakoze cyane koza nako gatamuzi karahungaho. So rero bwana bya Mungu ubu tuvugana barakubwira ko abitakiriba ubwo za story zasange zabaye umugani. Nukwira twiba ubu habanje Kamanyoro turimuka havaho ni bya bitwisimbe byizi kuri Africa News Time. Umubyizi wa Kamanyoro wavuye, umubyizi wa Gatogota nawo wavuye, umubyizi wa Ruvunge nawo izasarange zarawuduhaye, umubyizi wa Sange na Bwegera even na Zarubarika. Iyo mibyizi nawe rwose izasarange ni koshe iravivuye. Hanyuma Sange uhagezeho Kiriba saa 4 z'ijoro n'iminota 50 isaso ryariho ririra hariya. Ariko kandi amakuru twamenye n'umundi nizasarange zariho zishwiragiza amakuru uko avuga cyangwa se uburyo zinjiye Kiriba n'uburyo byatunguye abaturage baho kuri iriya saha kugira ngo bumve umuriro utangiye kwaka. Ni Kiriba yinjiwemo na mama 23 haba abaturage, ariko abaturage bo nabo barenganije n'abari babarenze ntibaza ahantu mama 23 yaturutse. Sasa evuve turagiye bafenta ikabereka ko izaca mwibarabara muri iriya rute nationale numero 5, ariko kumbi ifite na force zica za dogize mu misozi. Ariko surumva yakoresha ahantu hafunguye abo batipe nuko vuga ngo iyo bagutegereje kuri buturuka imbere yabo nko mu muhanda barawutega atari kuvuga mbushi icyo bita ngo fagasi none se barawutega noneho kubera ko urumva biba byabaye muri danger zone. Nta muturage ukivuga ngo aravayo yagaruka inyuma baba bahafunze bavuga bati twiteguye umwanzi tumusizana imbere murajya hehe. Bahita umuhanda bawutega. Noneho byanaba ngombwa wenda ko abaturage bajya mu mirima no gushaka ibyo kurya n'iki muri icyo gitondo bakagenda bukeye basanga bongeye kuhategura. Rero nicyo gituma mama 23 irabazi izi kote febre yabo izi biki byose irabazi. Niyo mpamvu icya ruhinga nyuma bakayoberwa ahantu yaturutse ngo barashika ikintu cyitwa umuzarendo. Sinzi amwe kutumba narizi ko ingabo ze yazipuringishije zamaze kujya muri Uvira already, ariko umuzarendo hariya ngo yari yabambye muri Kiriba hariya agavuga ko ngo umujyi ngo utazafatwa. Bonaga ko nabitwa ba Purusi gavana w'intara Kivu y'Amajyepfo, ariko so baracyari guverineri ni Purusi koko bagurukanye muri Bukavu. None bamwe aho yari yarahungiye muri Uvira naho baramufukuje. Tuvuge ko agiye ku Gikino, ndaza kwabwira location arimo kuko nayo ndayifite. Ariko Mr. Byamungu igihari nuko umuzarendo wihaye kumangamanga muri aka wari wihaye ngo yabambye muri aka gace ko bita Kiriba yarashwe byemeye n'amategeko. Ubu muri iki gitondo dushatse twabrekinga ko Kiriba yabaye tombe. None igitangaje wenda kuba yabatombe nta n'igitangaje kirimo, ahubwo ni urugendo ruri hagati ya Kiriba na Uvira 16 km my friend. 10 na bingahe kilometero 16. Ibi nanjye mpumirije nabigenda 16 ni yagufi cyane. Ibaze ko kuva nk'igisenyi ujya Mahoko hari ibirometero 12 kuva igisenyi ugera Mahoko mu centre ari 12 km. No irometero uzi ko ibira birometero 14 iharasingayo iyo none idaharasingayo ira n'imbunda rega nayo ni armée d'appui n'imbunda yo musarada. Ubwo urkumva rero kuba batangira uretse ko ari yamirwanira professional ya mama 23 nkuko yinjiye muri Kiriba bakumvira imira ko bitagusaba batazi ngihingukanye hehe ari nkuko Faridese ikora igapfa kubihuruturo tayari mama 23 kuyakagumbye kuba yatangiye guharasinga muri Uvira kuko buriya nukuvuga ngo 16 ni bikeya cyane. Ibi bintu by'amajido M23 igenda ikoresha ikagenda
ukabuzi ngo wakoze urukuta ngo nta muntu uri bwinjire muri Kiriba, ngo nta muntu uri bwinjire Bwegera, ngo nta muntu uri bwinjire Ruvungi, ugashiduka ari kukurasira mu mbavu cyangwa se inyuma, bituma Duyi ahita rwose imipango ye yose iba zero bista bya Mungu. Ariko ngo bari bizeye ngo iyi ni ikote iherereye ku Burundi, nta hantu mama 23 izakora infiltration yose ngo ibe yaduca ruhinga inyuma ikore dogingi ize iturasi ikinyutse ku ruhande. Ariko se kuba ari bizeye urwo rukuta ni uwo mupaka ko batatinyuka kujabuka ngo bakikire banyuze ku butaka bw'Urundi, wambwira ngo bageze Kiriba. Ariko abarundi barimo hagati abazarendo sinzi niba ari itabi ryinshi banywa, ariko bakabe bareba dalili zihari. Niba umurundi ari gukura mwakikarenge ariyo yaramizero ya bategereje iki, baracyarwana ngo barwane n'ibiki. Umurundi ari gukura ahitwa Gahororo, niho twahoze tuvuga ukuntu iyi Gatogota bayirwaniyemo. Umurundi agashega ati nankura Gatogota araba nkuye Bujumbura. Yego, ntabwo biri bushoboke. Nta muntu waduha amakuru kuntu abahungu bamukubisa bakamunetarariza bamukubitisha udukundi cyane, udukundi nahigere ni mu kibaya. Bimwe asobanuraga ko ari mu kibaya. Gatogota dore irarambitse gutya, kandi noneho ayibera mbi Gatogota irimo ibihuru byakuze kubera kukunyemerera ni ibintu biri simple. Rero nicyo uvuze ngo umuzarendo ngo aragushobera ngo bibango byamugendekeye kuko adatekereza ngo arebe ikijya mbere. None se nyine niba atazi uburyo bwo M23 ikora, abahungu 3 bakinjira binyuriye hamwe, abandi 3 bakinjira binyuriye hamwe, bafite uburyo buruganije ukuntu bararasa wazarendo. Bamwe bazarendo bari basinziranye ibicupa by'ibiyoga, abandi uwo bashize ku burinzi nawe atangiye kurinaga gusumba amacupa ya mandarakwe, ipipiri by'amandarakwe. Ubwo rero ntago zasarambwe, ntago Kiriba rero bakoze ahantu bakora kuri wowe wazarendo. Babwire nti buriya nuko wenda M23 igomba kuba yinjira muri Uvira muri style, ariko ari kwa kundi mugani fande shobora guporomoka. Ndakubwiza ukuri Uvira byakabaye ari ibindi bindi, ariko Uvira cyokore dukurikije dalili zihari. Se uziko eve turaburi gifata imigi ikomeye muri style imwe. Uvira yarayibuze umuriro gabyari byo byagoma, ariko uziko nabyumvise yibuze umuriro ahantu nabirabutswe. Hano mfite video ati umuriro uragiye rwose kandi ntibyari bisanzwe. Baraye babuze umuriro muri Uvira iri joro. Ikibazo bawubuze n'amasasu yo muri Kiriba nabo bari kuyumva rimeze nabi. Uri bukemura ibi bintu nta hantu bifitanye n'inuza n'aya masasu. Vetura niba ari ibigira ngo ije mu mujyi batayibona, nibigira ngo ikore manova zayo nta muntu yicirgera. Hari igihe ariba yakupye bushize yari yabikupye za Kitembo, irangije itangaza ko ngo leta yasize iciye amasinga. Ubanza ariko ntago myibishenje, ariko ndi gukeka ko nawe yanabikorega ku umuriro kubushize twagiye twumva station water treatment iyo zanuza za Kitembo ngo amazi arabuze. Urumva cyo bita gufungira amazi umujyi n'umuriro, abrito no gufunga umuriro n'amazi ukabifungira umujyi, gufungira umujyi umuriro n'amazi. Umuriro mu mujyi ntabwo asigara nyine yakakaye. Yego mayo yabaye mu butendo bwinshi. Izo zanuza za Monusco zikubitaga muri helicopter ngo tugiye muri patro, ngo eya patro bakwikubita muri helicopter bakayatsa. Bagira ngo bakoreshe uburyo busanzwe mwenyine buri nuza bwo kugendera kuri GPS n'iki, bakabona bari guhaguruka GPS bereka ko bari bwerekeze mu Rwanda. Zakabe batse umuriro wabuze, amazi ahangaha yabaye ikibazo, tugiye kuvoma ikiyaga tugitunganye. None n'iby'indege ibi bintu bihagaze gute kuko mu hano muri Afurika? Hari hamwe Goma rero byari icyo bita imberenge. Butuvugana abitwa ba James Fie Kaduyi sinzi ngo barajya he, abitwa ba Amri Kutumba. Ariko Amri Kutumba yari iteganyije abagore be yari yarabavugisha bibiri Bukavu. Rero Amri Kutumba uriya no muhanga mu gukorera ukuri no muhanga. Urumva abagore n'abana niba bari Bujumbura se n'imitungo ye yose yarangije kugerayo, araza akakubwira ati ntabwo M23 tuzigira twemera kwinjira muri Uvira. Kumbe umugore abadamu be babiri yamaze kubambutsa tayari,
hanyuma akaza agatesha umutwe wa Silvio muri nuza ariko gerageza byawe gushyirwa iherezo. Hanyuma byamu twinjire ndani, M23 ikomeje gupressinga isatura umujyi wa Uvira. Urumva niba bageze milimetero 16 bano tugiye kwitega amatangazo abuzanye ingendo zo mu kirere no mu mazi muri Uvira. Ariko hagati aho twatungwe cyane kumva abarundi babaga bakora deployment ku manywa na nijoro, uko bazikora rero nako ari kuzikora bazipuringishije force. Ejo ayitwa Gahororo namenye amakuru ko hari force z'abarundi zamanutse muri la misozi ya Plateau zica ku ngabo za M23 natwirwaneho ahitwa Gahororo. Zari muri ntabwo ko ari nka ambuscade cyangwa se ambush. Bahabwa amabwiriza yo kutabarasa, nyamara bari bafite uburyo bwo kubarasa. Imboni yanjye cyangwa se umwe mu bakomando twavuganaga mubaza nti ni kweri ingabo z'abarundi ziri gutaha, kuko nagombaga kubaza izi mpuzi ko twe twabonye ziri gusirikira turi mu kiganiro kuri Afri News Time. Turavuga tuti tugomba guhagikisha tukaza tukabikonfirma. Twe kuri Afri News Time twarababwiye tuti iyi nkuru irimo iracicikana, ariko ntabwo tugiye kuyikonfirma twebwe. Tubabwiye ko iyo nkuru iriho, nyuma turi buze nitubona amakuru ya nyayo turaza tubabwira ko ariko bimeze. Byadusabye wari ugikomeza byadusabye guhamagara i Burundi no guhamagara ku basirikare bari muri front. Baratubwiye ati ahubwo ahitwa Kiriba ahitwa Gahororo twanze ko barasaba duciyeho bapuringa bamanuka, atari ku bunyine urumva nibayamanike. Ati ubundi ibintu byari bibiri, urumva nisa byari bihe. Ati kwari uguhangana ku Murundi hano ntave kwizima, tukamurasa tukamunegekaza tukamukura no ku butegetsi. Ubwo ni umudede urumva ngo nuza kirogorogo bamuhaye amahita mabiri, uraguma ku butegetsi cyangwa se uve ku butegetsi tunakurasha hangaha. Katurebaho hano uwo ninde wamubwiye gutyo simuzi, ariko niko force yaraziri kukubwira ati byari ibintu bibiri. Twebwe urataha ku neza ugumana ubutegetsi bwawe ko nubundi ziko arimo karugondene. Oya, impamvu mubwiye gutyo nuko buriya abo bagabo ku rwego rwo hejuru, ndavuga aba master plan bigeme iri gukinwa hangaha kuko baravugana akamubwira ati ariko ko mbona utanyumva uragira ngo nkomeze nkurindimure. Nundi nawe akavuga ati ibyo kundindimura ibyo ni ubushake bwe, ni kubyumva turaza guhangana. Rero wenda niba bageza bakavugana akavuga ati n'ejo bundi wahagaze wawe uraturasa kandi wabonye uko twakweretse ko hari uburyo duhagaze kandi tugushoboye, ni wawe buriya icyo uri gukurura turaza kugerayo kureyo bikiri maguru mashya. Ariko rero hari icyo barashaka kongera kugira ngo ahantu ba mastermind bige muri bukejo bundi Excellence yigeze kuvuga ngo Paul Kagame yavuze ati ururuga iki kibuga cy'indege mwirwa muvuga ngo muzafungura. Ntigaragara cyo hari ababifite mu biganza, hari abo mugomba kubanza, hari abo bigomba kujya guko. Ningo yavuze ati hari abo bigomba mu nze zigomba kuba zacamo ababibemera bakabibemera, atariko byaga byakunda hari abo bijejwe mugomba kubaza. Urumva kuko yavuze ati iyo ubaye ndumwe muri abo ngabo bafata ibyemezo kuri kibuga cy'indege ntinakaboburije kuko ibi nibi mukabanza mukagorora ibyiwanje bijyanye na security yacu yaje gabanya hano mu Rwanda. Ariko kiukwereye twumvishe ningo ari byaga byakundi no ntambara ifite banyirayo rero amakuru twamenye nuko bavuze bati urumva murahitamo wowe neva urahitamo swati komeza urwane bagukubite bakurase ni wawe bakubenure mu yandi magambo, cyangwa se ureke gisegeti akirane n'ibye amahoro ahinde. So ntekereza ko rero izi ngabo z'abarundi kuba ziri gutaha zigaca no mu mambushe M23 ntibarase game yarangiye. Nibyo uruhande rumwe game yarangiye, ariko urundi uko mbyumva hari icyo ngomba kubona bivugaho bwana Kedi. Uti mu buhe buryo? Uburyo bubiri iyi game bije bikurikirana n'ibikorwa byari biriho ku ruhande rw'ingabo z'u Burundi. Nibwo ejo twabanje ku breakinga amakuru twabonye ko ari gufata imbonerakure agafata abapolisi akaba aribo yatangiye gushyira ku mipaka mu madefense asa n'aharinze umupaka w'u Burundi ndetse no mu bigo bimwe biri hafi na hafi
n'aka karere kari kuberamo imirwano. Nyuma yaho abonye abo ngabo badahagije yatumijeho abategarugori n'abari bari mu gisirikare cy'u Burundi badatwite cyangwa se batari konsa, kugira ngo n'ibigo ingabo ziri kuvamo, ingabo ni muri rusange, ahubwo abasirikare b'abagabo, kugira ngo babadamu bajye kurinda hahandi bari bari. None ibyo nta masaha aciyemo bongeye kutwereka ko bemeye igikorwa cyo kuva muri Repubulika na Demokarasi ya Kongo bagasubira mu gihugu cyabo cy'u Burundi. Iyi ni kuki itabaje y'intambara kugira ngo yerekane we ko avuyeyo, ariko mu bundi buryo yagiye kudeployinga mu bindi bice, akavuga ati wenda katubareke ibyantuza bya Uvira tubonye ko ntaho turi buyigarurire, ariko natwe tugiye kongera kwiyoroganiza tubereka ko twatashye, bazongera bumve twagarutseyo twafunze aya mazi ya Karimi ku buryo M23 itayambuka. Ariko ibyo ndongera nkagaruka muri Gicanga babigenje bate bari muri ESRF. Yasarafa barageze gutya barapuringa banahabwa n'amabwiriza ko batagomba kuza mu bice yarekuye. Byagiye gutera kangahe tubona bambaye ingabo nako bambaye impuzankano z'igisirikare cya FARDC bari guhangana na M23, kandi bari baraje mu butumwa bwa ESRF. So icyo mbivugaho, abafite uko babigena ba nyirabyo nk'uko wabivuze, hari igihe bafata ingingo ntakuka zikaba zavayo zisubireyo, ariko na n'ubundi mu bundi buryo iyi ishobora kuba yaba ije y'intambara. Ariko menye ko mu gisirikare hari icyo bita frago ngira ngo amabwiriza y'ikubagahu iyaje basabwa kubahirizwa, ashobora kuba yapanze agomba kudeployinga, kukerega ibi bituru kuvuga bya Mungu uretse kuba twaganira n'umusirikare uri kuri floor. Wibuke ko twamagaye n'Iburundi bakatubwira ati hari saa 11 gutyo na saa 12 bakatubwira ko amakamyo ari kwambuka umupaka niba bimeze gutyo, ahungukana abasirikare, niba bimeze gutyo apurisha force, niba bimeze gutyo katumene uyu muceri hasi. Uru rugamba rwo kuba M23 yafata Kivu y'Amajyepfo n'iy'Amajyaruguru, wenda ikaba ishobora kuba yafungira ku mazi ya Tanganyika, Kirombo nako Neva, twavuga ko uwo mugambi yaba yarawuziho akabazaho finali wazafungiriye intambara. Tuvuge ko yarawuzi, cyangwa bitewe n'uburyo M23 mushwitaguye hano imuhabije hano za Bwegera, nibyo bitumye abona ko nta mikino irimo, ku buryo noneho inama, kuko usho bwa mbere bamugira inama babonye ko abayobozi ba FDNB bakuru barimo na Prime Niyongabo bakoze ingendo zitandukanye muri Goma bagiye kujyana kuganira na M23 abarundi, cyangwa se izi delegation z'abarundi bikavuga ko zazanagamo story z'amanani za
kandi zibizi neza ko bazempoje muri access zitandukanye M23 ikabihorera ariko nyuma yuko babakubise mu rugamba cyane cyane rwo yitwa Bwegerano bafataga ko ariho mbese uwari we wese atakorosinga bashobora kuba babonye ko ibintu mu by'ukuri atari brag bakavuga ati rero noneho turemere kadutahe ku neza bwana bya Mungu nawe tukwiye kuvuga ko reka turebe n'iki kintu tuvuge ko intambara irangiye muri DRC icyo cyo ndagihakanye niba utagihakanye rero sibyo iracyakomeje kuko rega umenye ko nubwo amakuru y'intambara arahindagurika kuko nk'ejo hari amakuru twe twakiriye avuga ko urumva amakuru yavugaga ko n'ubundi i Burundi hari kugwa indege zizanye ibikoresho ariko indege